NIYONZIMA Jean Bosco na NYIRAKAMANA Aimerance. Nibo? Nibo? Ya, rero bakoze kugaragaza amasezerano yabo imbere y'ubuyobozi ndetse n'imbere y'imiryango. Hari ibisabwa ubuyobozi, hari ibisabwa imiryango ndetse hari n'ibisabwa ba nyir'ubwite, kugira ngo baze kutwemerera ko bagiye gusezerana imbere y'amategeko. Umugabo n'umugore bemerewe gusezerana mu buyobozi n'abadafitanye amasanire ya hafi.
ntawemerewe gusezerana na mubyara we, na mwishwa we, na nyirabukwe, na mushiki we, mbese amasanire ya hafi n'umwe. Wemerewe gusezerana n'umuntu mufitanye amasanire hejuru ya 7. Ababimenya ni ababaherekeje. Niyo mpamvu amasezerano y'umugabo n'umugore abera mu ruhame imbere ya benshi ndetse n'imbere y'ubuyobozi. Ikindi rero ni uko hagomba kuba harakozwe ibisabwa byose, ndavuga bya bindi bibanziriza gusezerana, hari gufata irembo, hari gusaba, ndetse ya migenzo yindi yose ya Kinyarwanda igomba kuba yarabanze yaraciye. Byarabaye. Ikindi rero nuko agomba gusezerana umugabo wikundiye umugore we ku giti cye n'umugore wikundiye umugabo, nta gahato ukabona runaka. Ni ukuvuga ko amasezerano y'umugabo n'umugore ni amasezerano ko ku bushake, nta gahato. Birumvikana. Ikindi rero abera mu ruhame. Muzi ko mu nkiko hari imanza zibera mu muhezo, hari n'izindi zibera mu ruhame, ariko amasezerano y'umugabo n'umugore ni amasezerano abera mu ruhame. Ibyo birumvikana. Ikindi rero bavandimwe ni uko ibisabwa n'ubuyobozi ni ukureba ibyangombwa bisabwa ko byose byatanzwe kandi byubahirijwe. Ibyo ni ibigaragaza ko batarasezerana, ibigaragaza ko bafite imyaka y'ubukure, ndetse no kurangwa k'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore barangwa iminsi 20 ndetse n'umunsi wa 21 wishingira. Ibyo byarakozwe. Ikindi rero itambamiro ry'ubukwe riba muri ya minsi yo kurangwa ndetse n'uwo munsi wishingira. Rero bavandimwe, niba hari umuntu wari muri mwebwe ufite impamvu ifatika yatuma bimenya Imana adasezerana na Nyirakaneza ndetse na Niyonzima, adasezerana na Aimerance, yahitubwira. Niba ntayo rero tugiye gusaba uhagarariye umuryango wa Nyirakamana atubwire ko ibisabwa byose byakemutse, ko nta kibazo gihari cyatuma badasezerana, ndetse na Niyonzima uba umuhagarariye atubwire ko ibisabwa byose babitanze, ko nta n'imiziro bafite. Nibarangiza tuze gusaba uhagarariye bimenya Imana. Ibisabwa byose byarakemutse. Mubahe amashyi. Uhagarariye Niyonzima byarakemutse, nta kibazo gihari. Mubahe amashyi. Uhagarariye nta kibazo, barabakwereye, imihango yose yaragiye, nta n'amasano bafitanye. Mumuhe amashyi. Nta wundi ufite ikibazo cyatuma badasezerana? Nta miziro bafite? Nta n'amasano bafitanye? Niba ntabyo rero tubihamisha amace kugira ngo tutagire umuhango. Ubu rero tugiye gutangira ingingo z'ingenzi tugiye kurebera hamwe dusanga mu gitabo cy'amategeko agenga umuryango. Inyinshi muragenda mwumva zarahindutse. Birumvikana. Igitabo cy'amategeko agenga umuryango cyarahindutse, hari ingingo nyinshi zimwe na zimwe mugenda mwumva zarahindutse. Rero bavandimwe, reka tubanze tubashimire kuba mwaje kubigaragaza imbere y'ubuyobozi. Hari benshi bucya ukumva ngo yigendeye, ngo yishingiye, ariko mwebwe kuba mwaje kubigaragaza imbere y'ubuyobozi ndetse n'imbere y'imiryango ni ibintu byo gushimirwa cyane, kandi ni ibigaragaza ko muzasangira akabisi n'agahiye, mutazitana ibisabo. Ubwo impamvu bivuze ni uko kuba muje hano ni uko uba wamaramaje wemeye ko ba basore bandi bose ubashyira ku ruhande, ba bakobwa bandi bose ubashyira ku ruhande, ugiye kwitwa umugabo wa nyiranaka gusa, cyangwa se umugore wa runaka. Ubwo ni ukuvuga ko abandi bose wari ufite usabwe kubareka. Ingingo ya mbere rero twihuse, abashakanye bagomba kubana nta buryarya. Gutabarana mu byago gufashanya muri byose. Bivuga ko muri mwebwe umwe yari
ubukwe undi ukwe, umwe hari aho avuye hari umuryango avuyemo, undi hari umuryango avuyemo, mwembi hari aho mwumvikanye mugiye kubana. Muri Amerika undi avuye Gicumbi bahurire Musanze, siko bimeze. Bivuga iki rero? Bivuga ko wari usanzwe ukora gahunda zawe ntawe ugishije inama, uriragira icyiciro, siko bimeze. Ntawe ujya inama nawe, ujya gushaka ukora icyo ushaka, urara aho ushaka, urya ibyo ushaka. Ariko kuri uyu munsi wa none ubonye undi muntu mugiye kuzajya mugira gute, mujya inama. Ibintu bigoye cyane bavandimwe. Abantu babiri bahuye bakuze, mufite imico itandukanye, mutakuriye ahantu hamwe, mugiye kuba umuntu. Murumva atari ikizamini kigoye? Ikizamini kigoye bisaba ko ugomba kuba washishoje wamaramaje. Yavugaga ko umutware w'urugo ari umugabo, ariko ubu ngubu umugabo ntabwo akiri umutware w'urugo. Abashakanye bafite uburenganzira n'inshingano bingana, ntawe ugomba kwicisha mugenzi w'inzara. Mugomba mwembi gushaka ibitunga urugo. Byagaragaraga ko umugabo yitwaga umutware w'urugo, abenshi ugasanga aho kuvuga ngo wowe batware babaye abategetsi, ugasanga yabaye nk'intare mu rugo. Ibyemezo byose niwe ubifata, akageza mu rugo nk'amatangazo. Nagiye ngeze mu Bigogwe ngurisha ka kamasa, umugore ntazi niba yarabyaye, umugore ntazi uko bimeze, umugore yamubaza amafaranga ya minerivare y'umwana, akumva kuri mobile money ngo genda ufate 30,000 se kutarahembwa wayakuye he? Wari akamasa nagurishije. Akamasa se kandi ngo bavanze umutungo. Icyo gihe ntabwo uri umuyobozi w'urugo, ahubwo uri umutegetsi. Ajya mu inama. Urugo akenshi rusenywa no kutajya inama. Ubashakanye ugasanga umwe arashaka gusumba mugenzi we, kandi ubundi bwamuze. Ukumva ashaka kuba umutegetsi, ukumva hari ibintu ashaka gukorera mu bwiru, ukumva niba umugore ari uhembwa wenyine umugabo adahembwa, ukumva amafaranga ayagizeyo wenyine. Ntabwo ariko bigenda, ahubwo amafaranga aba ari ay'umuryango. Ugasanga niba uhembwa amafaranga 200,000, uricara mu kabari buri munsi ukajya ugira gutya za mushikaci za zindi. Ino niho nabiboneye ko usanga umuntu w'umugabo yirirwa ku mushito, kandi ugasanga wenda abana mu rugo nta n'ikijumba bafite, ariko ugasanga we brochette na mitsingi buri munsi. Bakubaza n'isukari mu rugo ugasanga nta niha. Ariko mubwe ntimukarangire, niba ugiye kugera mu kabari, icyambere by'ibanze banze kimuri byo mu rugo. Babaho ba Habyarimana, ba Harerimana, ba Nyabyenda, ba Bucumi, ba Misago, ugasanga urabyara budashoboye kurera. Ejo cyangwa ejo bundi twarazi iwawe tugasanga abana baguye bwaki, abana bafite imvunja, abana nta mituweli. Kandi ibyo byose bitewe n'uko ubyara budashoboye kurera. Birumvikana abavandimwe, ubyara budashoboye kugira gute kurera. Babuze za mituweli kubera ubwinshi. Hari abakigendera muri ya migani ya Kinyarwanda ngo biryo umwe ngo nibyo birya babiri. None se mituweli yishuriye umwe niyo yishuriye babiri? Ntabwo ari byo. Ariko mugabe babagabo, umwana naca hariya niba baza gusubira umwana n'uwawe atangire kwigira ngo waza ari umuturanyi, bitewe n'uko afite bwaki, bitewe n'uko afite ibi byose niyo bigaragara. Kuba wenyine cyangwa se umugore wawe, abashakanye bagomba kubana aho mwongeye gutora bakagenda mu mugenzi. Bibiliya ivuga neza cyane ngo uzasiga so nyoko kugira gute ujye kubana nande n'umugore wawe. Nyirakamana ubu ntabwo ukiri uwawe, ubu wabaye wande ngo niyo nzima. Ugomba kwicara ukajya inama. Ikindi rero ni uko icyo mbabwiye ngo nta mugabo wemeye kuba wenyine w'ubu, umwe avuye iwabo undi avuye iwabo, mwari musanzwe muri abana, ariko mugiye kubabana. Ariko babuze n'umunsi n'umwe uburyo yakwitwa umugore imbere y'amategeko.
afite amafaranga de million yumva yanagurira n'umugabo kugira ngo amugire umugore, ariko byaranze. Ntabwo muzi mwe benshi, ariko kwitwa umugore birahenze cyane, ariko wowe nta na kimwe watanze. Abenshi mwabonye mugiye gukora ubukwe mugifite imyaka za 20 na bivuga ko mukiri bato cyane, ntacyo mwatanze, nta mahirwe yumvikana mwagize. Rero agashimiye wa mugabo ukamubwira ati rwose mugabo nkunda ngiye ku bwanjye, nuko mu kanya muvuye hano namugura agacupa ukamubwira ati wakoze kabisa. Birumvikana ukugira umugore benshi azakubaka nawe wa mugabo. Ubu ngubu bya bindi bikoraga wirirwa mu dukume ugira gute, niyo wabona n'umunyangeso none ubu ngubu ubonye nka bariyeri. Namwe bagabo ndahenze cyane kuvuga ngo witwa umugabo, ubu bikesha n'umugore wawe ukugize umugabo. Ariwo mwanya uzubaka niwumva ko unyuzwe n'umudamu wawe kuruta abandi bose, uzumva koko muzatunga muratungana. Ikindi rero amasezerano mugiye kugirana nk'uko nabibabwiye ni amasezerano agoye cyane. Amasezerano arangizwa cyangwa se umuntu yavuga ko amasezerano y'umugabo n'umugore ni amasezerano ya burundu, aho ugeze ko ndambira ahindukiye ibumoso bwe akabona umukunzi we, Aimerance nawe yahindukiye iburyo bwe akabona NIYONZIMA. Ntibyaba bishimishije? Mubishatse muzabigeraho, mubishatse umwe yazabera undi inzira yo kumujyana mu bwami bw'ijuru. Abajura niyo bajya kwiba bajya bavuga ati Mana mfashe ntibafate. Siko bigenda? Kubera ko nabo wabibumva ko bazagira iherezo ryiza. Bavandimwe mbabwiza ukuri, twese twirirwa tuvuga ngo ijuru. Hari urarigeramo bagaruke, ariko ijuru aho rihere ni mu muryango, mu rugo iwawe. Nudakiranuka iwawe nta n'ijuru uzaba uri gukorera. Uziri gukubita umugore uvuga ngo urakora ijuru, uzicisha umuryango umugore wawe inzara n'inkoni uvuga yuko ukorera ijuru. Hari ubwo waba urikorera, uzananirwa gutungana muri rwawe uvuga ngo uzajya gusenga ngo Imana ikubanga mutungo muhahana. Abashakanye babumvikanye gucungira hamwe cyangwa se gushira hamwe ibihahano. Birumvikana? Ni ugufata muri ya mitungo wari ufite. Iyo wemeye gukora icyo bita ivangamutungo muhahana, mufata imitungo mwari mufite mbere yo kurushinga, mukayizanira umwanditsi w'irangamimerere. Ndazana iyi ngiyi wenda bimenye Imana yari umukire cyane, yari afite amamodoka 10, yari afite amazu 10, yari afite imirima, ariko akavuga ati ngewe muri iyi mirima yose ndazana amazu 2 n'imodoka 1 nibyo nzana nk'ibihahano. Umugore nawe akavuga ati rwose ngiye kubera ukuntu nkunda umugore n'umugabo wanjye ndazana indege n'iyi modoka, ibindi byose ndasigaramo ikintu ku giti cyane. Bya bindi wazanye nk'ibihahano mukemera ko muvanga, bya bindi mwazanye nk'ibihahano mukongera mukumvikana ko muzacungira hamwe ibyo muzabona muri kumwe, cyangwa se buri wese acunga ku giti cye ibyo muzabona muri kumwe, mukavanga bya bindi mugize gute mwazanye byonyine gusa. Bya bindi bitari ibihahano, bya bindi wabonye mbere yuko murushinga, usigara ubyikenuza ku giti cyawe. Umugabo cyangwa se umugore nta ruhara babifite. Birumvikana bavandimwe, ubwo icyo gihe aba ari imitungo yawe. Noneho hakaba n'icyo bita ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye mu magambo make buri wese aba ari nyamwigendaho. Umugabo n'umugore buri wese aba afite imitungo ye. Birumvikana abavandimwe, icyo gukora ni iki? NIYONZIMA niba yemeye gukora icyo bita ivanguramutungo risesuye, ubwo icyo gihe afata imitungo ye aba ari iye, umugore nawe aba ari iye. Umugore n'umugabo icyo gihe bahisemo ivanguramutungo risesuye bahuzwa n'ibintu bibiri. Icya mbere muhuzwa n'igitanda, icya kabiri mugahuzwa n'amasahani cyangwa se inkono cyangwa se amashyiga. Icyo ni Ikinyarwanda. Muhurira ku masahani. Birumvikana?
Niyonzima Jean Bosco na Aimerance kubera ko ari abakire cyane bashobora kumvikana ko bazajya barira miliyoni ku kwezi. Ubwo icyo gihe Aimerance azajya atanga 500 na Jean Bosco 500. Birumvikana kubera ko buri wese agiye gucunga imitungo ku giti cye. Ubwo Aimerance azajya yaranga abone 500 ya buri kwezi, umugabo nawe abone 500 ya buri kwezi. Ahasigaye imitungo y'umugabo n'iy'umugabo, iy'umugore n'iy'umugore. Birumvikana umushahara wawe n'uwawe, amadeni yawe n'ayawe, akondisiyo ke uzajya ubona ibibatunga umunsi ku munsi. Ushobora gukora icyo bita ivanguramutungo risesuye, ariko bikagaragara ko umwe mu bashakanye yatangiye gutuma imitungo y'igenda ikendera. Birumvikana abavandimwe, imitungo yatangiye kugenda igira gute ikendera, kandi ariho yavanaga ibibatunga umunsi ku munsi. Icyo gihe yamburwa ububasha bwo gucunga ya mitungo ye, nubwo batavanze umutungo, bikaba yahabwa umugabo wari wicunga cyangwa se undi wo muri famiye babona ko yazayicunga igakomeza gutera imbere, hakazakomeza kugenda havamo ikibatunga umunsi ku munsi. Birumvikana icyo nicyo bita ivanguramutungo risesuye. Bavandimwe, ngubwo uburyo butatu. Ariko ushobora gusezerana haca nk'umwaka ugasanga wahisemo uburyo bubi. Wenda wakoze icyo bita ivangamutungo rusange, ariko mugenzi wawe arakunaniza, yonona ibintu byawe, ukumva ko utagikomeje gukomeza bwa buryo bw'ivangamutungo rusange. Uraza ukabuhinduza, uraza ukavuga ati rwose ngewe ndashaka guhindura uburyo bwo kuvanga umutungo, bwo gucunga umutungo n'uwo twashakanye na mugenzi wawe. Ubwo uburyo butatu muraza kumbwira uburyo bumwe. Bimenye Imana ni iki? Korerwa imbere bimenye Imana ni ikihe cyaha umugore yagukorera nawe ni icyo numva ko ari icyaha kibi cyane. Uko wumva ucyanze, uko wumva kitakubaho, wumve ko utagikorera nawe. Niba wumva ari cyo kibi cyane, wumva akigukoreye mwatandukana, bivuga ko nawe utagira gute utandukana. Siko bimeze? Hano igitabo cy'amategeko kiravuga ko umugore iyo asambanye ntubashe kubyihanganira, automatically uhita ugenda ukajya gusaba iki? Ubutane. Umugore iyo yibye cyangwa se umugabo iyo yibye ntubashe kubyihanganira, uragenda ukajya gusaba iki? Ubutane. Umugabo iyo abaye umujura ntubashe kubyihanganira, uragenda ukajya gusaba iki? Ubutane. Birumvikana? Bibiliya ivuga ngo umugore nasamba uzagire gute? Uko wagiye uhuruza abantu babwira ngo muze musinyane n'ubwo bakongera kubahamagara. Ntukukeye n'iryo koti ryanasigarayo. Ejo bundi yari amahirwe batubwiraga yuko hari umugabo bafashe, umugore amaze kumubaza mbese urihe mugabo nkunda ngo ararara i Kigali. Amuhamagara nka saa 2 gutyo, naho umugabo yari amaze kumukeka gutyo, aramubwira ati rwose naraye i Kigali naho yibereye hano mu mujyi byumva. Ndikunda cyane. Ariko urumva kubivuga byari bimunaniye. Niyonzima kubivuga byari bimunaniye, ni nkaho yakavuze ati ni mushiki wanyu umuntu twonsibera bimwe turakurana. Umugore wari ukunda kurusha abandi bose. Uko mwavukanye n'uriya mukobwa ni kimwe n'uko wagombaga kuvukana n'umunyayaranga. Hari ubwo mwigeze mugira inama ngo muvukane? Ntiwageze mukibona gusa mwavutse. Ariko uyu nguyu warirutse ubaza Gisenyi, ubaza ntumukuye Gisenyi. Reba uturere wasimbutse. Urenga umujyi wa Kigali, urenga za Gaseko, urenga aho ujya iriya. Ushobora kuba atari nawe wari ugiye gusaba urukundo rwawe. Ushobora kuba abo ngubu niba usigaye numva bavuga ngo babateye utudobo. Ushobora kuba wari ufite n'abandi nka batatu cyangwa bangahe baguteye utudobo. Ariko kubw'amahirwe ya Nyagasani ugira amahirwe, Aimerance arakwemera. Aimerance ni ukunda kuruta abandi bose. Siko bimeze? Ariko utaramubona bariya bashiki bawe bakundaga. Niho wakundaga cyane. Na mama wari amufite wamukundaga. Siko bimeze? Wamukundaga kubera ko wari utarabona abamusimbura.
wakoraga warangiza abagore bavuye muri Kongo bakunda ibitenge cyane wenda bahembwa ari mu mezi angahe ukabumugura igitenge bariya bashiki bawe siko byagendaga kubera ko nta wundi witagaho ariko kuri uyu munsi wa none uzajya ubaha anabyiyumvira uzajya ubaha ibisagutse kuri Aimerance birumvikana mu madamu bazajya baguha ibisagutse kuri uyu nguyu nibitanaboneka ibisagutse ntabyo bazaguha icyo gihe rero umusaza mushiki we natabona bya bindi yari asanzwe abona by'indonke reka mbivuge gutyo azahita atangira byasha inzara ziri urukundo ni iyihe hariho umusaza wanjye ngo yari asigaye ahembwa ngo buri kwezi ngo akangurira igitenge ngo none ubu ngo amaze umwaka atangire yamushyari abagore n'abaramukazi babo icyo gihe rero kubera twa tundi atakibona wari usanzwe umuha birumvikana twa tundi utakimuha yari asanzwe abona narangiza noneho uzagenda wenda wigendere cyangwa ubu umusigara na muramukazi we narangiza ya mashara atangiye ati mugabo nkunda uze n'ibindi Aimerance nta munsi ararara nta mugabo atangira mushingire bishwa be atangira mushingire babuzukuru atangira gushingire basaza be kubera iki kubera twadushari twabyabiri icyo ngusaba nubwo bitari mu itegeko nuko wazatura kuri iwanyu birumvikana hahandi muzajya mubonana mukumburanye ariko numutuzanye n'abashibe bizaba birebire bagombaga kurebera hamwe nizera ndashidikanye ko tuganirira bihagije siko bimeze ahasigaye reka mbabwire ibintu bibiri icya mbere urugo rwubakirwa ku cyizere wumve wizeye mugenzi wawe nawe akwizeye icya kabiri muzubakire ku kuri birumvikana icyo urita byose muzashira Imana imbere mu byanyu byose nuyishyira imbere ukayiragiza ibyawe byose izakujya imbere kandi uzatunga utungane tubifurije kuzabyara ahungu na kobwa kuzagira urugo rugendwa urugo rw'imigisha birumvikana icyo urita byose ubwo tuzagira iwanyu twumvise mwabwira umukobwa ndumva umwanditsi w'irangamimerere ahageze kugira ngo yakire indahiro zanyu Aimerance mwemeye ko mugiye gucunga ubu imitungo yanyu ubuhe buryo aha nawe bimenye Imana nibwo ya mubamashi ubwo bari mwemeye ko bagiye gusangira byose na Kayini Njyewe Niyonzima Jean Bosco maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe NYIRAKAMANA Aimerance umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Niyonzima Jean Bosco umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe irangije Nduwayo umwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Kageyo maze kumva amasezerano ya Niyonzima Jean Bosco na NYIRAKAMANA Aimerance bagiranye imbere yanjye mu rwego rwa benshi shingiye kubaje mpabwa n'itegeko nemeye ko kuvuga Niyonzima Jean Bosco na NYIRAKAMANA Aimerance bashyingiranwe uko amategeko abiteganya. Amajwi yose atuze icyo mvuga maze mbabwire ukuri mfite ku mutima ndamukunda bivuze mu byumva bivuze habona ndamukunda bivuze mu byumva bivuze habona
iri ku mugaragaro guwanka amazi mwe abandwe habona uwirinzira ku murima uwakwifuzaga wese n'uwari ufite gahunda akwibagirwe ashaka undi wowe uri uwanjye kuri isano kukuruta amajwi yose atuze gira icyo mvuga maze mbabwire ukuri mfite ku mutima ndamukunda bivuze mukunda amagambo ashirivuga marehurushijo kuvuga ukubona mbone rumwe numva kumva niba gusezere kuko ntukibonetse bakwibagirwe bashaka babo wowe uri Imana yoya barinze bakiri bato twisabe kandi
mukomeje kubana natwe. Iki gikorwa twagiteguye nk'abantu b'abantu, ariko Imana yagishoje nk'Imana kuko yo itameze nk'abantu. Abana b'abantu bapanga ibintu, ariko Imana irasohoza. Kuba rero yabidusoreje tukaba twejeje amasaha, ibyo twateguye byose bikaba byagenze amahoro, nta kibazo cyabibayemo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nizere ko buri wese hano yaryohewe kandi yafashe. Gusa nubwo byagaragaye ko tutayiragije, ariko twayiragije. Buri wese mu mutima yiragije Imana yuko iri funguro rigomba kutugeraho, kandi yagejeje irabitunganya, kandi ikomeze no gutunganya imibiri yacu. Rero mukomeze muryoherwe, nyuma turaza kuvuga ibindi nyuma yaho. Murakoze. Mu rugo rwanyu muzabona ibirushya, muzabona ibyiza, muzabona n'ibibi, ariko mukundane kandi musenge. Imana yonyine izabigisubiza. Imana kuko umuntu ajya avuka akabaho, njya numva bavuga ngo umuntu agira iminsi mikuru itatu mu buzima bw'umuntu: igihe yavutse, igihe yashyingiwe, n'igihe yapfuye. Niyo mpamvu bavuga. Rero uwa mbere we waratangiye, uwa kabiri nawe tuwugezeho ubuzima bw'umuntu. Ibyo ngiye sinateganyaga ko uyu munsi nk'uyu byashoboka, ariko ku gahunda y'Imana nk'uko gitifu yavugaga, murabona igicumbi ni kure. Hano murebe uturere mwari kugira ngo uzagere i Nyabihu, ahantu kure cyane, ariko twese tukivuga Imana ntiyashimiye ko biba. Rero dufatanyirize no gushima Imana yadutoreye. Ikindi kandi reka dushimire mwese mwashoboye kwitanga mukiga mu mirimo yanyu ibahesha inyungu z'ubuzima bwa buri munsi, mukaza gufatanya natwe turi buze kubashimira cyane. Ikindi nk'uko mwabibonye muri bwo tugitangira, rero nk'uko twatangiranye baravuga n'abo twajyanye mu bice tugiye gusaba n'umuryango waduhaye umugeni, kugira ngo wenda ubu ngubu twitwara amahoro n'umuryango, noneho tugeze mu mategeko ko na leta nayo yamuduhaye. Rero ubu singira njyenyine n'ubwo twabaye umwe, gusa ko igisigaye ni uko dutegereje umunsi w'igitsina, nk'uko Imana yashimye yuko tugomba no kubihamya imbere y'itorero n'umuryango. Uruhare dusigaye mu itorero, nk'uko twese turi aha ngaha rero nta n'umwere, twese ni uguhurira i Rubavu kuri tariki 4 umunsi w'umweru, kugira ngo ubwoko dukomeze ibyishimo nk'uko bitangiye mu Rwanda. Murakoze Niyonzima Damarisi ati kabisa ibyo twabivuganye ko twabaye umwe, buri ubwo byashimye n'undi yabikoze. Murakoze, twongere tubahe amashyi. Rero nk'uko nanone burya ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha, agahita kwihuta, kandi hari izindi gahunda zikomeye kuhagira, ariko hari undi muntu usabye ijambo kugira ngo agire icyo avuga. Reka duhe Semasaka ijambo, ariko mbere yaho reka mbashimire Semasaka ko yabanye natwe cyane. Ni umuntu wagize abonye ko atuvuniye amaguru, babyitaho ni ukuvuna amaguru, ngo kuza hano byari bitugoye, ariko ubonye ko akoresheje imbaraga nyinshi, kandi hari ibintu byinshi adufashije. Burya ntabwo ari mukuru w'ubusa, adukorera ibintu bikomeye cyane. Mumfashe kumushimira. Ubwo rero nk'uko abivuze, ni na mukuru, ni n'umujyanama mwiza wacu. Reka tumusabe atugire icyo atubwira nawe. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri ibintu biranejeje, usibye no kuba wenda twagize amahoro mu bikorwa twakoze kuva mu gitondo Imana yatugize. Urabona aho igikorwa kigeze, mu by'ukuri nshimira Imana cyane. Ariko nanone ikindi kintu kinshimishije cyane ukubona Damarisi asangana na Niyonzima. Kuri byaranshimisha aho nabimenye. Twarahuye na Damarisi mu bukwe twigize y'umushize.
nanjye ndimo gutonganya kuri WhatsApp kubera kutamwita Niyonzima ariko ndari mu bukwe aho mbimenyeye biranshimisha cyane mu by'ukuri ibi ni ibintu bidasanzwe bibaho kuko abantu benshi batangiye kujya babifata kuko twari turi mu abenshi bashaka mu buryo butazwi budasobanutse ariko ni ukuvuga ngo etape kuri etape bigenda mu nzira nziza twavuga niba uzageza kuri tariki icyo twakora twese abari aha ndetse n'abandi ni ugukomeza gusabira urugendo kugira ngo ruzasobanura mu by'ukuri nanjye nta kindi kintu bakurikije ni ukubashima biriya nubwo ari shangaza ariko ubona rero nabaye si umunsi kandi se turanangana biraduteza ingufu mu by'ukuri nk'umuntu nanjye waje umuherekeje ntabona ntari kuri ukuvuga ngo mwese abaduherekeje ndabashimiye by'ukuri ibikorwa mwakoze namwe muzagira abandi bantu bafashamo kandi Imana ikomeze kubaho umugisha dukomeze no gusenga ugiye gutandukana dukomeze gusabirana iyo twumva ko buri wese yageze iwabo amahoro urabona ko rero mbasabira n'isabira izina rya Yesu arakoze cyane ko atubwira ijambo ryiza kuko bivuze Semasaka urumva ni umusaza ni umuntu wajyanye umugeni ariko nanone nk'uko bivuze ni inshuti yacu y'amagara turagushimiye kandi byanagaragaye n'ibikorwa wagiye ukora byatugaragaye ko uri kumwe natwe no mu gihe kizaza rwose uzakomeza kubana natwe rero nanjye ndagira icyo mvuga nubwo bigaragara ko n'umusangiza w'amagambo ariko nk'uko mureba uriya Niyonzima ni data wacu ariko abonye ko mpagarara nk'umuhagarariye ngo njye nanjye nahindukiye mba nkaho mubereye umubyeyi nk'uko ndi kubibona ukuntu bitangiye biryoshye burya nta mwana abibonye bizakomeza bizangiza na dimanche ku cyumweru n'igihe kizakomeza ari byiza rero ntabwo turi butinda ko amasaha yagiye kuko tuzi ko ari Imana yabitugize niba cyakora nta mundi wundi niganye amezi cyangwa se nize gahunda yacu kugeza igihe izasozerera reka dushimire na kameramani wabanye natwe akaba yihuse akaba yanadufashije rwose Imana igumugisha nawe ubwo rero dusenge twiragiza turagushimiye data wa twese turishimiye ubundi byakomeje kugira ubuzima bwacu